Ibihe byiza kuri mwese mukomeje gukurikira gahunda za TV1. Uyu n'umwanya tugiye kubagezaho amakuru ku buryo burambuye n'amakuru kandi agiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Hari abahinzi b'umurenge wa Murundi mu karere ka Kayonza bavuga ko babangamiwe n'aborozi baragira ku gasozi bakaboneshereza imyaka. N'abaturage bifuriza ku ivuriro ry'ibanze rya Murambi Cyato mu murenge wa Cyato akarere ka Nyamasheke baravuga ko bagowe no kubona serivisi z'ubuvuzi hafi nyuma y'uko zimwe muri serivisi zahatangirwaga zitagihari ndetse bakaba batagikora amasaha yose nk'uko byahoze. Hari kandi abaturage mu karere ka Gicumbi batewe impungenge n'abarembetsi babatega bakabatema abandi bakabakomeretsa bikabije, ibyatumye hari abatinya gutembera mu bice na bimwe kubera urugomo rw'abo barembetsi bazwiho gukwirakwiza kanyanga. Reka nongere mbaye ikaze mu makuru yacu uyu munsi ku buryo burambuye n'amakuru mugiye kugezwaho nanjye Uwera Josiane. Hari abahinzi b'umurenge wa Murundi mu karere ka Kayonza bavuga ko babangamiwe n'aborozi baragira ku gasozi bakaboneshereza imyaka. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Savio Kwizera. Ni abaturage batuye mu kagari ka Ryamanyoni mu murenge wa Murundi w'akarere ka Kayonza bavuga ko babangamiwe n'aborozi baboneshereza imyaka uko bahinze. Iki naha dufite ikibazo, umuntu arakoneshereza epfo y'ingiyi ntago tukigera mu mbati, dufite ikibazo mu dutabare ku nka epfiriya ziri kutwona, nta mwumbati wabona n'ubu ugezeyo, amakuru nubwo wayatanga neza. Buruko impeshije nta mahoro abahinzi bagira. Ego ko baduciye ku myumbati, baduciye ku bijumba, nta kijumba tukijya no mu myaka igitoshye ugasanga bayigiyemo. Nta munsi tutarwana n'abashumba. Ngo iyo batanze ibirego birangira abashumba babihimuyeho bakabangiriza birushijeho. Urugero n'urwitwa Kazungu Geregwari warihishije amamwoneshereje nyuma bakamutemera imyumbati ndetse n'inka ye igapfa mu buryo budasobanutse. Nsanga amatungo ari mu myumbati yanjye, bansaba imbabazi babahereza 10,000 genda bababarira. Ariko byarambabaje, ugeze ukareba bahise bantemera imyumbati yose mu gitondo usanga bayimazeho. Bongera mpamagara ba bantu twagiranye ikibazo nabone muri akuntu mwangiriye imyumbati, nabwo barongera bansaba imbabazi ndazibaha. Bo kubgaho nibwo bavuze ati ntago hatahiraho bampe 60, nabwo ndabibasengerera. Ubwo iryo joro n'ubundi bwakeye inkange natashye ndayigaburira ari nzima ndanayikama, naho kumba abantu ubwo buriye sinzi ibyo bayihaye. Ndagera njya kwahira ngarutse nsanga nkirapfuye. Wagira ngo uramufashe, wagira ngo uramuhanishije agasubira inyuma akakwangiriza cyangwa n'urutoki bakanarutwika kuko barihishije. Twe dufite ikibazo ntago tukirya umwumbati nk'abandi. Wajya no kuvuga abashumba bakagukubita, wajya kwihaniza wa muntu ati nge ntago mba namutumye, agacaho akagenda ati nejo nzajya ahandi. Mu gihe ahandi nta nka zemerewe kurisha ku gasozi usibye mu nzuri, bo baribaza impamvu abashumba baziragira ku gasozi binateza ibibazo byose. Mu by'ukuri umuntu ayenga kugira ngo atunge umuryango, n'undi yorora kugira ngo itungo rimugirire akamaro. Niba ngewe yonesheje imyumbati yanjye cyangwa ibijumba byanjye, hanyuma inzara yatera akagurisha ikimasa akagura agahunga n'ibiki, abana be bakabaho, twebwe tubaho dute? Ahandi twe ikibazo dufite nta nka zikijya ku gasozi, inka zijya mu rugo, ariko inanga byaradushoboye. Buri mwaka niko turihisha, buri mwaka niko badutwangiriza. Kumvaga ko byibura umuntu witwa ngo aroroye nta wabaca mu korora, ariko inka yabo itungo rigume mu rugo nta gusohoka. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Murundi Bwana Ntambara John avuga ko badasiba kwihanangiriza aborozi. Hanyuma aborozi tubasaba kuzitira inzuri zabo kugira ngo batoneshereze abahinzi. Hanyuma nyuma y'ibyo ngibyo nuko ugize ikibazo agana ubuyobozi tukagisesengura, hanyuma agafatwa icyemezo gikurikije amategeko, yaba guhanwa yaba kumuriha ibyo yonesheje. Ibyo byose tubikurikiza ikibazo uko cyagiye uko cyabaye. Ubuyobozi bw'umurenge wa Murundi buvuga ko hari ibihano byateganijwe aho itungo rifatiwe ku gasozi inka imwe nyirayo yahanishwa 50,000, ni mu gihe ihene cyangwa intama ihanishwa 20,000 n'uwonesherejwe akishyurwa. Savio Kwizera, TV1 mu karere ka Kayonza. Abaturage bivuriza ku ivuriro ry'ibanze rya Murambi Cyato murenge wa Cyato akarere ka Nyamasheke baravuga ko bagowe no kubona serivisi z'ubuvuzi hafi nyuma y'uko zimwe muri serivisi zahatangirwaga zitagihari ndetse bakaba batagikora amasaha yose nk'uko byahoze. Mugenzi wacu Jean Baptiste Nkurunziza yabiduteguriye ku buryo burambuye.
Imyaka irarenga 3 ivuriro ry'ibanze rya Murambi Cyato mu kagari ka Murambo murenge wa Cyato akarere ka Nyamasheke ridatanga serivisi nk'uko byahoze kuko hari ubufasha batakiyahererwa burimo nko gupima inda abagore batwite no gukora amasaha 28 ku yandi. Umwana yashoboraga kwangirika nijoro akaba yakwikubita nko mu ziko akaba yahura n'imoto iri kugenda mu nzira ikamwangiza bahita umwihutana naho bikarangira n'utanze mituwere kugira ngo abone aho yakivuriza vuriro nyine ntari hari. Ni ikibazo gikomeye kuko kugira ngo umubyeyi indi mufate ave hano yoherezwa aho ku Ruheru ngira ngo umuhanda wo nawe wawunyuzemo. Iyo kubyara se turayifite yo gukora myese turayifite. Bari baradoye poste de santé tukipimishirizaho cyera ibipimo byari 4 none byabaye 8 twarahabyariraga tukipimisha twakingiriza abana none kwipimisha babikuyeho tujya kuyove kandi hari imisozi miremire kandi igihe izo nkingo utazimaze bakaziguhanira zose uko zingana none nta muganga uharara bisaba ngo niba ufashwe ninda kuvana kugera ku Ruheru umurwayi n'umurwaza ni 10,15 ntibijya hasi yabyo. Ni impinduka bahamya ko zabagezeho ingaruka zirimo kubura ubuvuzi hafi bakagorwa cyane mu masaha y'ijoro no kutagira umuhanda ukoze. Uko kubyara bisigaye byaratubereye imbogamizi kandi wabyarira mu nzira kubera umuhanda wabaye mubi bakaguca 50,000 by'amande rimwe na rimwe akesho nafatwa n'induvuye ku gipimo uwo mwanya. Hari abantu baherutse kuza hano ku Cyato ari abana b'abasore bageze mu nzira umuntu wari ubatwaye kuri moto abakubita mu kiraro bose bagwamo bahita bajyana abo bana ku Ruheru ubwo biba ngombwa bari guhita babazana hano ku Cyato bakabasayidira. Basaba ko bafashwa kongera kubona serivisi z'ubuvuzi hafi nk'uko byahoze mbere. Cyacu nuko hano ku Cyato haboneka ivuriro ryakira imbogamizi zose mutuwe mukatubera ubuvugizi abakura amenyo se ababyaza se abo bantu batuba hafi. Ari farumasi ni ukugura imiti bisanzwe cyangwa se kwivuza mbere ya saa 11 saa 11 yo zigeze nta yindi serivisi wahashakira. Ifuzo nuko batugarura poste de santé yacu ariko nibura wafatwa ninda ukabona aho ubyarira wajya ku gipimo izo nshuruka zubahiriza bakaduha umuganga ujye uharara tukamenya ngo turi gusanga ibitaro twe dusige tubona nk'unzi w'umuturage. Make urumva byari ibitaro byatwegerejwe ariko ubwo urumva bisa nkaho bidahari nyine kandi twe tubona inyubako ariko serivisi zijyanye n'ibitaro zo ntazihari. Munyurwa Vena umunyamabanga nshingwabikorwa murenge wa Cyato avuga ko uretse serivisi zo kubyaza batemerewe izindi serivisi bakabaye bazitanga harimo gukora amasaha 28. Ubu ifitwe na rwiyemezamirimo nibwo yakabaye inoza serivisi kurushaho. Ayo ni amakuru mashya ntabwo nari nyazi. Ubuyobozi bw'umurenge tugiye gukurikirana kuko bagomba kuvura amasaha 28 kuri 28 turajyo hageze wese bakamwakira yaba afite uburwayi badashoboye kuvura bakamuha transfer no gupima inda bakabaye babikora ubwo icyo ni igisha ariko kuhabyariraho ntabwo yemerewe kubyaza. Ibyo byo twari tuzi ko babikora niba batabikora byaba ari ugutanga serivisi mbi akaba ari nabyo tuza gukurikirana tukamenya impamvu tukanabikosora. Iyi nkuru yamaze gutunganywa rwiyemezamirimo ucungira ivuriro ry'ibanze rya Murambi Cyato ataraboneka ngagira icyo avuga kuri izi serivisi abaturage bagaragaza ko batakibona. Gusa umunyamakuru ubwo yari kuri iyi poste de santé mu masaha y'umugoroba ryari rikinze kuko nyuma ya saa 11 z'umugoroba baba batacyakira abarwayi. Jean Baptiste Nkurunziza TV1. Mu yandi makuru twabateguriye kuri uyu munsi bamwe mu batuye mu mudugudu witiriwe Musinga mu murenge wa Kamembe mu karere ka Rusizi bavuga ko baterwa ishema no gutura ahantu hafite amateka akomeye y'u Rwanda ariko bakagaragaza ko uburyo aho hantu habungabunzwamo budahagije ku buryo bwatuma habyazwa umusaruro mu bukerarugendo. Mugenzi wacu Dieudonne Nshimiyimana yabiduteguriye ku buryo burambuye. Yuhi wa gatanu Musinga ni umwami wategetse u Rwanda kuva mu mwaka w'1897 kugeza mu 1931 akurwaho n'abakoloni b'Ababiligi bamucira Kamembe kuri ubu ni mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ahazwi nk'irutabagire hahuze urugo rw'umwami Yuhi wa gatanu Musinga kuri ubu yuhageze usibye ikigabiro cyanamwitiriwe uhabona n'icyapa gisobanura amateka ye nta kindi kimenyetso cy'uko ari ahantu nyaburanga ndetse n'imiturire yagiye ihasatira kuko no muri urwo rugo hari umuturage uhatuye nabyo ukabona biratera urujijo kubahasura ndetse ubona ko n'iki kigabiro kimwangiriza inzu kuko hejuru ku gisenge cyayo huziyeho ibibabi bikivaho binagenda byangiza amabati. Kuri ubu benshi mu batuye aha hahuze urugo rw'umwami Yuhi wa gatanu Musinga mu murenge wa Kamembe mu karere ka Rusizi n'abavutse nyuma y'ingoma ye bavuga ko ari ishema kuri bo kuba batuye ahantu nk'aha hafite amateka ahambaye ku Rwanda gusa bakagaragaza ko kuri ubu kadafashwe neza nk'ahantu ndangamateka. Ngiye nahatuye nyuma ya Jenoside turi kubaka twaje tubona ibintu by'amategura
bigaragara ko ari hari inzu z'abantu. Bidutera ishema kubera ko tubona abashyitsi baza kudusura, ariko ikibazo nyine ni uko ubona hatabungabunzwe, ntabwo hameze neza nk'ahagaragaza nyine ko habaye umwami. Tukaba dusaba leta ko nyine ishobora kuhitaho ikaza ikahatunganya ku buryo n'abantu bavuye hirya no hino bajya bahasura nyine ari ahantu hatunganye. Hari hakwiye gutegurwa neza, hakubakwa mizi nyine ku buryo n'abahaza bajya bahaza nyine hakorerwa n'amasuku. Nturo Chaste, umukozi w'inteko y'umuco ushinzwe kubungabunga ahantu ndangamurage ku kijyanye no kubungabunga hahuze ari urugo rw'umwami Yuhi wa gatanu Musinga ndetse n'amaherezo y'umuturage uhatuye, abisobanura muri ubu buryo. Ku birebana rero n'uyu muturage, uru ni urugo rw'umugabo witwa Muduni. Twarahageze tureba koko kubera ko inzu ye yagiye yangirika, ariko hateganywa uburyo bwo kureba uburyo bwo kugumana uyu murage w'igihugu, hanyuma no kuba kandi umuturage ashobora nanone kugira ubundi buryo ashobora kuhimurwa. Hari uwo gutekereza kuhimurwa kugira ngo ari we ari n'ikigabiro ubwaho kiri hejuru y'inzu. Hari uwavuga ati hagize ikiba wenda kikaba cyashanguka, hagize ishami rimanuka rishobora kuba byagurira inzu y'umuturage. Ariko ayo makuru mfite nuko yamaze kuvugana n'ubuyobozi bw'akarere mu byakorwa kugira ngo ahimurwe. Urugo rwa Yuhi wa gatanu Musinga i Kamembe ni ahantu h'amateka y'u Rwanda hafite umwihariko cyane cyane ku bijyanye n'iherezo ry'ubutegetsi bwe n'urugendo rwe rwo kuva ku ngoma kugeza abakoloni bamuciriye ishyanga kuwa 29 z'ukwa gatandatu mu 1941 bakamujyana i Moba hafi ya Karemi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ari naho yatangiye mu 1944. Nubwo inyandiko za leta zigaragaza ko aka gace gashobora gutezwa imbere nk'ahantu ndangamateka n'ubukerarugendo, mu bigaragara haracyari ikibazo cyo kuhabungabunga no kuhatunganya ku buryo abanyarwanda n'abanyamahanga bashobora kuhagera bakamenya amateka ahari babyirebera batabwirwa ibiri mu nyandiko gusa. Dieudonne Nshimiyimana, TV1. Abaturage bo mu karere ka Gicumbi batuye impungenge n'abarembetsi babatega bakabatema abandi bakabakomeretsa bikabije, ibyatumye hari abatinya gutembera mu bice na bimwe kubera urugomo rw'abo barembetsi bazwiho gukwirakwiza kanyanga. Itangishatse Lionel arabidufitiye ku buryo burambuye. Iyo bahuye n'umuntu ntugutema. Banyura hano bari nka 200 bari ku murongo ku isheni ndetse bari kwagenda bari kuvuga nk'uko abasirikare bavuga. Nawe wabona uko batinyuka y'uruti n'abasirikare kandi n'abarembetsi. Aba baturage bavuga ko hari abantu batandukanye bamaze kugirirwa nabi nabo barembetsi, aho bamwe bakomeretswa hakoreshejwe izi ntwaro. Imihoro, inkoni ni imishyo mbese wareba nabi kwasiga n'ubuzima. Ujya kumva ngo batemye umuntu, babambye umuntu ku giti, barababamba. Hari umusore babambye ku giti bamwambura n'igare, uwo yarapfuye. Mu bantu baherutse guhura na kino kibazo harimo umugabo wo muri kano gace uvuga ko yahuye n'umwe mu barembetsi mu nzira, nta jambo na rimwe bavuganye, uwo mugabo ahita amutema ikiganza. Nta kintu yambaje, nta n'icyo twavuganye, njya kubona ahise azamura umuhoro agiye kuncaho igikanu, nzamura akaboko, maze kuzamura akaboko umuhoro ahita awukubita akaboko nyingira igikanu. Nta kindi nahise nkora, nahise niruka nsubira hepfo mu maya gatoya, nyigera ku muhanda yewe ikizengera kiramfata kuko n'amaraso yarasa nk'ashizemo navuriranye cyane. Ibikorwa nk'ibi byatumye abaturage bo mu mirenge ya Manyagiro, Cyumba na Rubaya bavuga ko batagifite umutekano uhagije muri ubu buryo bitsaho. Bakubona bakavuga ngo ugiye kubatangira amakuru, bakaba baza ni wowe bakahasenya. Umuragira ngo dukore iki ko tumaze kubonabona. Nk'ubu hari Manyagiro bahirutse kwica, reba n'umwana wanje bari bamwishe. Nyine Manyagiro ngo araho baherutse gufata abakobwa babiri bari kuva mu isoko, agaho bari umuhungu baramuzirika. Umuhanda banyuramo n'uyu nguyu, wahora nawe rero cyangwa umugore cyangwa umukobwa bakaguhotera bakagukubita, wabute telefone bakayikwaka. Bagira ngo hari leta yabaye yabo, nose babagenda nta kwikanga ntaki. Ubuyobozi bwacu ko babura aho buri kurebera bimeze bite? Nk'ubu hariho uwo batemye ejo bundi Manyagiroho ku manywa y'ihangu, barafata umuntu bagatema bagasubizamo umuhoro. Mbega ikintu batinya n'imbunda, ariko kuba uri umuturage cyangwa uri gitifu ntiwavuga. Ndetse bamwe bakavuga ko nyuma ya saa 12 z'umugoroba bagenda bikanga kubera gutinya guhura nabo barembetsi. Kino kibazo kandi ngo kigira ingaruka ku buzima bwa buri munsi bw'abaturage, cyane cyane abagore batuye muri ibi bice, kuko bavuga ko batakigenda mu nzira bisanzuye, bahorana impungenge z'uko bashobora guhura nabo barembetsi bakabahohotera. Murembetsi ari kunyura yakubona ngo uyu muturage aradutangira amakuru, bagasiga bamukoreye nabi, bakamukubita ibyuma, bari kugenda bafite imihoro n'imishyo, mbese babaye ibyigenge. Noneho wabura umukobwa bakagufata ku ngufu
bakakwangiza muri ubwo buryo. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru CIP Ignace Ngirabakunzi yabwiye TV na Radio 1 ko mu bice bya Rubaya, Manyagiro na Cyumba bakunze kuhakorera ibikorwa birimo kwigisha abaturage ku bubi bw'ibiyobyabwenge ndetse abadahindutse bagafatwa bakigishwa. Avuga ko hari uwamaze gufatwa mu gihe polisi gikomeje gushakisha abandi bakekwaho kugira uruhare muri ibi bikorwa. Umwe yarafashwe, abandi 3 bakekwa kugiramo uruhare barimo barashakishwa, basa n'abahungiye hakurya ariko byanze bikunze bazafatwa kuko tugirana ubufatanye no cy'abaturanyi n'inzego zaho z'umutekano ku buryo abakozi ibyaha hakuno bakwamuka bakajya hakurya atabari ubuhungiro ahubwo kuri bwa bufatanye bafatwa bakagarurwa aho bakoreye ibyaha kugira ngo babashe kubibaza. Nabo 3 nabo bazafatwa kuri ubwo bufatanye n'inzego zaba izacu n'iz'abaturanyi. Ikindi ni ugusaba abaturage cyane cyane abatuye hariya kwirinda guhishirana no gutanga amakuru y'abakora ibyo byaha. Nubwo polisi ivuga ko iri gukurikirana kino kibazo, abaturage bo muri iyi mirenge ikora ku mupaka bavuga ko bagikeneye ingamba zikomeye zatuma bongera kugira icyizere cyo kugenda mu nzira nta bwoba batikanga barembetsi. Umuturage bahuye nawe wese ahora n'ibibazo. Itanga ishatse Lionel, TV1 mu karere ka Gicumbi. Dukomeje n'amakuru yacu uyu munsi ku buryo burambuye. Abamotari ba Spark Tax bafashe mu mugongo umuryango wa mugenzi wabo uherutse gupfa azize impanuka. Dieudonne Nshimiyimana yabiduteguriye ku buryo burambuye. Mu kagari ka Gihara mu murenge wa Runda mu karere ka Kamonyi, mu muryango wa Nyakwigendera Bimenyimana Zerubabeli bakiriye abashyitsi bagenzwa no kubafata mu mugongo nyuma yo kubura mugenzi wabo bakoraga akazi kamwe k'ikimotari, banahuriye ku kuba bari abafatanyabikorwa n'ikigo Spark System mu Rwanda kibahuriza mu cyiswe Spark Tax. Bamwe muri biki ni igikorwa bafata nk'ingirakamaro mu kazi bakora, ariko kinabaremamo icyizere cy'uko umufatanyabikorwa bizeye gukorana nawe nabo ngo atazabatererana no mu bihe bigoye. Abamotari twese basupaka twe turi umuryango, ntabwo twiyumvamo ko turi abantu basanzwe cyangwa abamotari basanzwe, twe dukora nk'umuryango. Uyu munsi wa none rero kuba turi hano ni akababaro k'umuntu wacu watuvuyemo. Twaje hano kwifatanya n'abasigaye mu kababaro k'umuntu wacu bitabye Imana. Ibi tugaragaza isura nziza y'urukundo kampani dutekereza idukunda nk'abanyamuryango bayo, ku buryo aho waba uri hose bataguterana ikibazo hore nacyo, kandi igihe cyose turabibona no mu muhanda mu mirimo yacu buri munsi. Ikibazo kibayeho kampani ba hafi cyane y'umunyamuryango wayo kumwitaho no kumutabara. Ibi ni isura nziza cyane, ariko iki gikorwa ni cyiza cyane, biba bigaragaje ubushuti bukomeye. Byamungu Innocent uhagarariye itsinda rishinzwe umutekano w'ibinyabiziga bya Spark Taxi avuga ko nyuma y'icyo bahuriraho n'abafatanyabikorwa bibanze, urukundo hagati yabo ari cyo kintu babubakamo. Ni ukuvuga ngo Spark mbere y'uko iguha moto ngo ugende ukore nk'umumotari, ibanza kukuremamo nk'umufatanyabikorwa. So n'iryo tandukaniro ryandi y'uko abandi bamotari bakoraga, twebwe twaje dushaka ubushuti, dushaka uburyo dukorana n'abamotari. Abamotari ntitubita abamotari gusa, tubasha guhindura izina ry'abamotari tubita abafatanyabikorwa kugira ngo bakomeze bagirirwe icyizere mu mirimo yabo bakora ya buri munsi. Mu izina ry'ikigo ahagarariye arizeza umuryango wa Nyakwigendera ko ubufasha kuri wo butagarukiye aha, ko bazanakomeza gukurikirana ibijyanye n'ibiteganywa n'itegeko birebana n'ubwishingizi. Icyambere kwari ukuza kubahumuriza no kubafata mu mugongo. Ikigiye gukurikira ni gahunda ya assurance uburyo igiye gukora ibyayo, kuko dufite ubwishingizi burenze urwego rw'ibindi binyabiziga biri mu muhanda. Niyo mpamvu hagiye gukurikizaho gahunda ya assurance, bakurikirane. Dufite umukozi ubishinzwe ahangaha niwe ugiye gukurikirana uburyo ibyo itegeko rivuga, yaba ku motari wacu twatakaje, yaba ku kinyabiziga cyacu cyangiritse. Guhera mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka, ikigo Spark System mu Rwanda gitangiye gukorana n'abamotari. Ikibazo nk'iki ngo nibwo kibaye, gusa ikigo kirarema icyizere cy'imikoranire magirirane, kandi no mu bihe uko byaba biri byiza cyangwa se bibi, ngo bazakomeza kuba hafi abamotari nk'abafatanyabikorwa bibanze. Yaba mu byago cyangwa mu byishimo turi hafi yabo, kandi tuzafatanya muri byose. Dieudonne Nshimiyimana, TV1. Ikigo cy'Abanyakoreya y'Epfo gishinzwe ubutwererane mpuzamahanga KOICA cyamuritse umusaruro w'icyiciro cya kabiri cy'ibikorwa by'abakorerabushake bacyo mu bigo by'urubyiruko bya Club Rafiki n'icya Muhanga. Urubyiruko rwiyemeza gukomeza kwirinda ibishuko ntibyangiriza ahazaza habo. Jean Claude Nirere arabidufitiye ku buryo burambuye. Kumurika umusaruro w'icyiciro cya kabiri cy'ibikorwa by'abakorerabushake b'ikigo cy'Abanyakoreya y'Epfo gishinzwe ubutwererane mpuzamahanga KOICA
byibanze ku myiyereko y'urubyiruko rwo mu bigo bya Muhanga Yego Youth Center ndetse na Club Rafiki mu karere ka Nyarugenge. Ibi bikorwa byabereye kuri Maison de Jeunes ya Kimisagara mu mujyi wa Kigali kuri uyu wa kabiri, byagaragayemo cyane umukino njyarugamba wa taekwondo, imbyino zigezweho n'izikomoka mu muco wo muri Korea nk'iswe K-pop dance, indirimbo muri urwo rurimi n'imigenzo yabo. Urubyiruko rwerekanye icyo rwize muri iki cyiciro cy'amaze amezi 4 rushimangira ko ubumenyi rwavomye ari ingenzi cyane, ndetse ko uyu wabaye umwanya mwiza wo kujya kure y'ibishuko. Kubyina K-pop byamfashije kuba nabonye inshuti nyinshi z'abanyakoreya, binandura mu mutwe ndi kubibyina mba numva ndi free nta kibazo. Ikintu nagira inama abajene bagenzi banjye ni kudacika intege, ibintu byose tukabikora ko nanjye ubwo ntabwo nzi ko nabyina K-pop ngo nishobore. Bagiye batwigisha uburyo dushushanya natwe tukabishyira mu bikorwa. Hano nk'igishushanyo nk'iki ngiki urabona ko ari igishushanyo cyerekana umugabo w'umunyarwanda w'umusirikare ariko wa kera afite icumu. Twashakaga kwamamaza umuco nyarwanda ku isi hose, bituma tuta wasting time mu bintu biri ku ruhande. Ikindi bidufasha kwiga indimi, ushobora kuvuga Icyongereza, Ikinyarwanda, Swahili, French, maze no kwiga Korean language nubwo bitari byinshi ariko byibiri kuza. Umuhuzabikorwa w'ikigo cya Club Rafiki Omar Tony Nsengumuremyi na mugenzi we Antoine Minani wa Muhanga Yego Center bagaragaje uruhare abakorerabushake ba Koika bagize mu gushyigikira umurongo ibi bigo byari bisanganywe. Bazanye ibikorwa byabo bishya bakurikije experience zitandukanye bafite, yaba ari mu bijyanye no kwigisha umuziki, mu bijyanye kwigisha n'imbyino zigezweho, mu bijyanye na taekwondo mwanayibonye, ndetse navuga no mu bikorwa bijyanye na siporo muri rusange. Nabwo batwigiraho bamenya uko ibikorwa tubikora, kuko mwese navuga ngo timu yahise bimwe kandi timu ibangari turushaho kugera ku rubyiruko rwinshi. Batwongereye ubumenyi kuko murabizi Korea ni igihugu giteye imbere, bongera n'ikoranabuhanga mu byo twakoraga, binafasha no kuzamura igipimo cy'abakorerwaga gahunda zitandukanye z'ikigo cy'urubyiruko. Umuhuzabikorwa w'imishinga muri Koika Tabin Song aragaragaza ko iri atari iherezo ry'ibikorwa by'aba bakorerabushake, ahubwo ko ari umusemburo wo gukora ibyisumbuyeho. This is second, so third cohort will be camped on October. Iki ni icyiciro cya kabiri, icya gatatu kizatangira mu Kwakira, aho twiteze ibikorwa byiza cyane bijyanye n'icy'abagenerwabikorwa bakeneye. Tuzagera ku rubyiruko rutandukanye nk'urwo kuri Club Rafiki na Muhanga, ndetse tukazaba dufite abakorerabushake 18. Ubwo rero turizera ko tuzakora ibintu by'ingenzi ku bufatanye na buri kigo cy'urubyiruko muri ibi. Koika irifuza kurema isi nziza hamwe n'u Rwanda na Korea. Koika hope to we make some better world with Rwanda and Korea. Umuyobozi mukuru wa Koika mu Rwanda Ragapchaye yashimye umuhate w'aba bakorerabushake, urubyiruko n'inzego ziruhagarariye, ashimangira ko Koika izakomeza imikoranire myiza n'u Rwanda. Ibi byagezweho ntibyari gushoboka iyo hatabaho ubufatanye bukomeye no gukorana nk'ikipe. Binyuze muri aba bana bari hano, ndashaka gushimangira ko intsinzi y'ibigo by'urubyiruko ishingiye kuri mwe. Koika yiteguye gukomeza gukorana na guverinoma y'u Rwanda n'abafatanyabikorwa bacu kugira ngo dukomeze turemera abakiri bato amahirwe menshi biruseho. Ingeso zitandukanye ziri mu businzi, kubatwa n'ibiyobyabwenge n'ubwomanzi ni bimwe mu byugarije urubyiruko muri iki gihe. Umuhuzabikorwa w'imishinga y'urubyiruko muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi Gilbert Uramutse waje anayihagarariye muri ibi bikorwa yongeye gukebura urubyiruko, ashimangira ko inyigisho nk'izi ziba zigamije kubereka umucyo, umurongo n'amahitamo bakwiriye gukurikira kugira ngo bazavemo abantu bazagirira igihugu akamaro. Ngira ngo ubutumwa twatanze bwasobanutse, no kugira ngo urubyiruko rubashe kwita ku buzima bwabwo, bugira amahitamo bwihitiyemo. Duhora tubashishikariza rero kugira ngo basobanukirwe, bamenye ibisabwa, bamenye ibigomba gukorwa, kugira ngo ibyemezo bafata mu buzima bwa buri munsi biba ari ibyemezo bishingiye ku bumenyi n'amakuru akwiye bagiye bahura nabyo muri izi nyigisho bagenda bahura nazo tubagenera. Mu bindi iki cyiciro kibanzeho harimo ubumenyi mu ikoranabuhanga ICT, kubyaza impano n'ubushobozi amahirwe y'umurimo, n'ibiganiro ku buhamya n'urugendo by'abanyarwanda bize muri Korea. Biteganyije ko icyiciro cya gatatu mu bigo by'urubyiruko bizatangira mu Kwakira kwa 2026. Jean Claude Nirere, TV1.
Inanga dusoreje amakuru yacu uyu munsi twe twabateguriye ku buryo burambuye. Reka mbashimiye mwese mwabanye natwe muri aya makuru. Nshimire na equipe ngari yamfashije kuyategura ngo abagereho neza. Ngiye mwabanye nari Uwera Josiane, mukomeze kugira ibihe byiza.